divorce uyu mugabo we ati ibyo byo kujya gukorera amafaranga narakwiye ko nzagutugicara mu rugo ngo tugiva mu gihugu cyawe gushaka amafaranga ariko kabara mukorera tortire ça fait longtemps so uyu karandaza kumugeraho no mu kanya noneho iyo mpanga ejo buri mu kwa 11 ahembwa amafaranga menshi y'itubi cyane n'abahemba kuko bari bafatanyije n'impanga ye so uyu mukobwa uyu mugabo akimara kumubuza umudamu aravuga ati no irimo kutwishyura sheri what's wrong with you reka nkore umugabo arabyanga umugabo abyanze nibwo uyu mukobwa bityo ko aririmba babyina by'amaraba byo kubyina abwira ati ngomba kujya kubyina hano dufite ikiraka ndajya kubyina aravuga ati nta kibazo genda so agiye aho yagombaga kubyina wibuke ko yaba YouTube channel zabo byose ni Sabin wabimanaginga niwe ubafasha niwe wabafasha ngama kamera tututu ahamagara Sabin amuhamagara ahantu Sabin ari gushutinga arafi yamaze gukorera ikiganiro sinzi ibyo bagomba kuvugana amunyuraho amaze gukorera ikiganiro bavugane undakomeza muri gahunda ze umugabo w'uyu baby w'impanga afata muto aramukurikira ahageze Sabe asanga Sabe yagize asanga Sabe yakererewe Sabe arigendeye ngitipe niba buri tarekeza ngo aha Sabe ntiyararaha singufatiye aha uri gukora iki ndabafashe wumve noneho umudamu araraka aravuga ati ntabwo ushobora kwiyubaha urimo gusakuza mu biki Sabari ibyo uri kuvuga ni ibiki ntabwo wiyubaha umudamu burakabira amufata ahita yikubita ajya mu rugo ageze mu rugo umugabo agerayo baraserera umudamu bucya mu gitondo ahamagara mudugudu bro inzego zibanze aravuga ati uyu mugabo azijya ntoteza yego twabanje kwiyunga mu miryango dore ngo urupapuro rwo mu miryango kubibazo kubya nkorera so now cyane kababyini buyirirwa n'abateke byari byakunaniye ndakwinjira nguyu noneho aravuga ati kubera iki my friend umudamu inzego zibanze ziraza ba mudugudu barasinya ko umudamu asohokanye n'abana mu nzu wonyine umudamu afata abana arigendera avuga ati sinakomeza kubana n'umuntu ntoteza gutya wanze kunsinyira ngo ngende njye hanze ntangira ubuzima unsangeyo ntabwo ushaka kunkora urashaka kungira umukozi mu rugo nkoresha ushaka kubera iki nyuma y'ibyo ukabikora inzu ukuntu ujya kurongora umugore n'umugabo nafuye ndangijanyije nawe so umugabo aravuga ati genda nzakwereka umugabo ahamagara mukuru we bro wundi utari muri ziriya mpanga mukuru w'umukobwa aravuga ati murumuna wawe azagaruka mu rugo rwanjye bitarenze mu kwa mbere nzakoresha imbaraga n'ibyanga nzakoresha amarozi icyo kitufu noneho mu kwa mbere harageze ibyo byabaye mu kwa 11 uriya mudamu yatandukanye n'uyu mugabo mu kwa 11 umugabo aravuga tuzagaruka iwanjye umudamu ati tugomba gukora divorce umugabo ukwa mbere gushize promise yahaye mukuru avuga ko azamugarura akoresheje imbaraga cyangwa amarozi byanze bivuze ko azaje Tanzania byanze ubu mu kwa kabiri nibwo azanye plan B kuko abona ko divorce igomba kuba serious aravuga ngiye gukora divorce kubera ngomba gushaka ingingo indengera akreya ko yabafashe ari gusambana na Sabi uri kunyumva yes. Aragenda yishura uwo bita Clara ni nyirabutisiga itangiye gukora YouTube channel nyirambara iraho ibwanuka ifite umudomo ije gukora ibintu bya YouTube channel ibije hari iravuga iti Sabe yarongoye impanga urimo kunyumva bro aragenda kubita ikinyoma hari yakitabaho ibyo kubikora yari plan B umugabo kugira ngo niyo divorce nibaho bigaragare ko ari umunyakuri uyu muntu yagize ate yamufashe asambana n'igihuha ntibyigeze bibaho so ikiriho niki none rero bihagaze biti karagomba kwitaba RIB kuko yahindanije ikigo cya Sabi akakanga ka YouTube kaje uyu mwe washatse kuzamuka banamwishyuye wowe se uvuga ngo Clara agomba kwitaba RIB ubivuga kubera iki urakoze cyane biravugwa ko urimo kunyumva nyuma y'ibyo byose tuva mukazi batukwe n'abanyamategeko nyuma y'ibyo byose ibyo uramudamu yakoze kuza akameshoninga ikigo agakoresha amagambo yo guharabika bigize icyaha urimo kunyumva bikavuga ko ikirego cyamaze kugezwa muri RIB deja yinde wakijejeje nyirubwite narundi wasanga ari no wivuga ngo yego nje ntabwo mbizi ariko wakiye warahubuka
wasanga ari umunyamategeko wa Sabe, kuko of course ntekereza ko isimbi ifite umunyamategeko abareberera inyungu z'isimbi, kuko cyangwa uriya mudamu umunyamategeko wiwa ziriya mpanga. uyu muntu ntabwo ko bigenda. Godfather nanone wubaha umutumirwa wanjye. No naretse kumvugira wampaye umwanya. So ntabwo ziriya mpanga reka kuvanga ibintu my friend. Ni ukuvuga ngo uyu Clara ajya hariya yahindanyije izina rya Sabe n'ikigo cye isimbi, kuko abimenyeshoninze byombi. Urimo kunyumva? Kandi iki ni ikigo gifite ubuzima gatozi, gifite ibyangombwa byo muri RDB. Sinzi kubyumva, ni gitangazamakuru. So uyu mwana w'umukobwa wabikoze ni simple individu, ni umuntu utari n'umunyamakuru, udafite n'ikarita ya RMC. Means what? Bivuze ngo yakoze ibigize icyaha kuko yatatse ikinyamakuru, akora ibigize gusebanya mu ruhame. Ibyo ngibyo batweretse amategeko, batubwira ko ibyo ni ibintu bihanwa kuva ku myaka 2, kuva ku mwaka 1 kugera ku myaka 3. Icyo cyane no kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5. Hagatangwa ihazabu kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 3. Iyo cyo cyakiguhamye. So ibintu ni bibiri. Sabe abikomeje akajya kumurega, barajya mu nkiko. Tuti rero kubera iki tuvuga kuri amugabo wamutumye? Tukibaza ngo ibyo birava kuki? Bamwe mu nshuti z'umugabo bikimara gututumba baje bamubwira ati ko abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga bishobora kubahagarika, kubera iki utareka twufasha bakabereka ibintu n'ibisa by'umuryango wawe. Umugabo aravuga ati oya, mureke babivuga n'ibyo nifuza. Ucitegera. So mu yandi magambo, uyu mugabo wibuke, uyu mugabo yabanje kwataka umudamu ajya ahantu yabyiniraga, ashinja ko abagore abasore babyina muri iryo torero bamusambanya, amwirukana mukurayo. Aje gukora kuri YouTube, uvuga ngo yashaka kugira ngo abe umugore wo mu rugo udagira ikindi akora, amufatiraho gutyo gusa. So ibyo biraferinga, baramuhindanya, umudamu barabikiraringa bivaho. Uyu munsi ahuye na Sabe nawe amushinja ibyo bintu, the same thing. So mu yandi magambo ni harabikadumba. Ubwo ikindi kintu ugerageze uze gukurikirana amakuru mu buryo bwawe. Murakoze. Sawa. Ubwo bye Godfather. Weba. Seba. Dumba usikintu nkundiye Godfather. Godfather donc afite bimwe mu bimenyetso byerekana aho ikibazo kigeze ubu ngubu. Nibyo nashaka gusorezaho kandi unyumve. Uyu mugore Karara akwiriye gukurikiranwa n'amategeko. Kubera iki? Yaba izina Sabe, yaba ndetse n'isimbi, ni ikinyamakuru. Siko bimeze? Bivuze ngo ntago yasebeje Sabe, yasebeje n'ikinyamakuru. Ikinyamakuru kiruta umuntu, tubyibuke neza. Cyangwa itangazamakuru. Bivuze ngo Karara we yakinnye n'ibidakinika, cyangwa yashatse yashatse kuzamukira ku izina rimurenza ubushobozi, rirenze ubushobozi bwe. Icyo navuga ni iki rero, abanyarwanda mureke gukomeza kumva ibyo Karara babwira. Karara numwe mu bagore bacanganyikiwe kubera high depression cyangwa depression ye n'umugabo no kutumvikana, ndetse n'utundi tuntu agenda aterateranya bijyanye na groupe. Ko iyo uri muri groupe abantu bakora ibintu bitandukanye, bimwe ukaba wabikereyamo content mbi cyangwa nziza. Icyo navuga nsoza rero ni iki ngiki. Sabe amavuta Imana yamusize y'igikundiro naye ku giti cye, nta muntu ushobora kuyasenya. Icya kabiri, Karara natekereza neza araza gusanga yarameze nk'aho yateze umutego umuntu runaka, ariko uwo mutego niwe uri bushibukane. Kubera yuko biraza kurangira Karara aje mu nkiko ari kwiregura, nta proof afite, nta video afite, nta foto afite, yewe nta chat afite. Soza ngira gutya rero, reka nshimire abanyarwanda bose babonye yuko Karara atari seriye. Hanyuma ibindi reka tubiharire amategeko niba byagezemo. Sawa kamaradi, ibindi turabivugana WhatsApp. Urakoze kuza kuri live yanjye, ibintu mbivuga ukwanjye
njye ntabwo ndi umuntu uri seriye cyane, so abaza bagakuramo ibyo bakuyemo, abatwara bakumva ibyo bumvise. Ndagutumiye uraza uvuga ibyawe, nakumvishe. Nubu ushobora kuba ufite facts. Godfather nawe araje avuga Godfather impamvu namushyizeho nuko nzi ko azi gushaka ibintu biri deep kandi nta yego atinya yego kubivuga. numwe mu bashabitsi beza dufite. Nta akunda gushaka ibintu biri deep. So thank you so much kuba uri hano kamarade. Ibindi turaza kubivugana, turebe ibindi bintu tuzakora, ariko support ukeneye nge nzayiguha. Asante sana reka nshimire abakunzi banjye, reka nshimire abakunzi ba Ukuri Times, mwese mujye mukore subscribe. Instagram yanjye yitwa Faxman Original, mujye kabisa mu following, hanyuma ibindi byose ndumva dahari kubwaye bro, don't worry. Reka nsigarane abantu rero ngiye